twongeye kubasuhuza nka King Love TV ikaze. So nkuko mureba muri screen zanyu tubafitiye uwitwa Vibes yamenyekanye cyane kuri Facebook ngo ni Rutwitsi nyawe. Turabereka undi bita Dino Zaza mu by'ukuri w'umukomedie bidasanzwe, umukeneye mu by'ukuri ni hande nkuko mparamababwira kuri Intera TV. Ubundi ukarya show murabona kabisa undi munyarwanda kazi uraho ngaho rwose ubimo neza umeze neza cyane toto mutoso kwa toso. So reka dutangire kabisa tuganirize abatumirwa dufite hano. Dino, amakuru yawe? So ni meza tu. Ni meza cyane. Ku rundi ruhande tubafitiye undi mutumirwa ari we Vibes kabisa, amakuru yawe? Amakuru ni meza cyane. So mu by'ukuri nabatumiye hano kubera ko mu by'ukuri maze iminsi mbona ku ma profile yanyu atandukanye uyu mukobwa acicikanaho. Ese ni iki mwamuvugaho? Bimeze bite kumuzamura amajwi twashe kumvikana? Ubundi kugira ngo tuzamura amajwi cyane bitewe na film tuba twaranditse mujye mugerageza mushake micro zi developed tu. Mu by'ukuri navuga ko TV yacu iragerageza ku bintu bijyanye n'intuza, ku bintu bijyanye n'amajwi, ariko turaza kugerageza nyine twumvikana uko bishoboka. Nta kibazo kabisa. Harya warumbajije? Nari nkubajije uyu mukobwa maze iminsi cyatumye mbatumira ahangaha, maze iminsi mubona ku ma YouTube yanyu, ku ma Facebook, WhatsApp, Instagram and so on social medias. Mu by'ukuri nabaza ni muntu ki hagati yanyu? Uyu mukobwa ku ruhande rwanjye mufata nk'inshuti yanjye kabisa ya hafi, kuko hari ibintu byinshi agenda mfasha, hari inama ngira zitandukanye. Muri make nge mufata nka brother wanjye ukomeye, kuko oya Dino buretse kadako imbere ya mikoro oya mumufata ngo nkane ngo nka brother ngukomeye. Ayo shavuye buzirwoze nawe uratse ngo mufata nka brother tu. Kandi ari umukobwa nizo mufata nka brother gute? Nyine brother nshatse kuvuga ni inshuti ya hafi cyane. Muri make reka bwo dukonfirme ko utazi brother icyo bisobanura. Brother ni nk'umuvandimwe. Ari igihe rega uza muri industry, ino industry ariko utazi icyongereza birashoboka cyane. Usanga ari abantu dukorana tubatazi no kuvuga ngo hayi. Oya buriya Dino ikintu nakubwira cyo arakaje bajye bavuga ngo ne nyuma ko tubuzima urakomeza. Nawe hanganizere ko neza ko bwakomeza. Ubuzima bwakomeza kabisa. Okay. Ubwo ruwango ni umuntu usanzwe kuri wowe nta birenze tu. Nta birenze. Dino we bimeze bite kabisa? Dino gusa Dino nishimiye guhura nawe cyane. Shana nabyishimiye maze iminsi mbona uri muratwika stati avuga turamuja ariko ko tangiraho kandi ndi icyamamare maze kwandikisha mu Rwanda ko ndi mu ba comedy batanu ba mbere. Dino kabisa muramuzi tu. Gusa nyine nanjye nonze mu rya mugenzi wanjye Vibes ibyo yaravuze ngo no mukobwa ngo gutya na gutya, jewe no mukobwa ngiye mufata nka shiri wanjye. Allo ngaho ko umufata ariko ntituba turi mu kiganiro no kitaba phone. Nanjye kumwe ko turi mu kiganiro. Noneho no mukobwa ngiye mufata nka shiri wanjye. Ariko tu ikintu cyaje kuba na kabifu naje kujyana na Vibes tu. Twagiranye bifu kabisa ikomeye cyane kuno mukobwa kuko nabonaga arimo aramwisestazaho kandi nta mafaranga agira kamembo. Nubwo Vibes nta mafaranga afite, warashaka kurya inyamihiye nk'iyi ngiyi kumbi nta ducera ariho. Nta mafaranga agira mani, nta mafaranga kuko Facebook gutwika kuri Facebook byakugeza ku kimani. Hakunyine natwiye kuri YouTube ninjiza na $1M. Nibyo Vibes nicyo bivugaho. Wewe gutwika ngo kuri FB gusa. Oya ngewe si kuri FB gusa kuko no ku social media nge mbaho
kuri za IG mbaho. Okay, tukiri aho ngaho bwira abanyarwanda n'abanyarwandakazi hano dukwikirwa abanyarwanda bari hanze y'igihugu ndetse n'aba diaspora batandukanye. Kuri Instagram bagushake witwa gute? Kuri Instagram nitwa Wizboy. Stop. Tukiri aho ngaho urumva ko ikiganiro cyanyu gikurikizwa n'abantu benshi cyane, yaba bo hanze no mu Rwanda. Nuvuga ngo platforms agiye kuzivuga mu Cyongereza kuko abanyarwanda twateye abanyarwanda bateye imbere babazi Icyongereza, noneho kugira ngo izo platforms zimenywe n'abantu bari hanze, sibyo nabo bari hanze nabo bumve ikintu uri kuvuga pana kubwira bari abene gihugu wana tangira kabisa hera kuraje oya nibyo Icyongereza si ngombwa cyane nyine urumva nese nimba kuri Facebook wenda witwa ngo Kamariza bazamenye se Kamariza ari ibiki wowe kabisa vuga babwire nyina so I come from Rwanda. My name is Vibes. What's your name on Facebook? Vibes. On Instagram is Wizboy. On Twitter Wizboy nabyo nta kibazo. On TikTok is no TikTok nago nyikoresha kanyumvira none bose uyu namo star umurimo wango rega mubwire sibyo wango wowe Icyongereza cyawe kiri hasi sibyo ahubwo icyatumye we wanga kuvuga mu Cyongereza nuko Icyongereza cyawe kiri hasi bivuze ngo ahubwo vango ntago wize wivuga ngo Icyongereza cyanjye kiri hasi kuko njye amashuri niza arahagije sibyo wowe wamfasha wowe wenda ukamvugira nk'utugambo two mu Cyongereza nkatungahe ugasuhuza inshuti n'abavandimwe ukababwira amazina yawe icyo ukora impamvu waje kuri televiziyo icyo ugamije in English buretse gato mw'abanyarwanda mwe n'abanyarwandakazi munyumvira ibintu ntuza Vibes abaje Dino none reka Dino nawe kabisa yigaragaza Dino jambo ni ryawe Dino no my people the coolest guy ambassadeur de love petit frère de Jésus call me Dino just guys you must just I can try speak you just stop your mouth just nk'umunyarwandakazi nk'abanyarwanda nyine n'abanyarwandakazi wowe ntabwo ugenga uvuga ikinyarwanda guys ahantu twakubanutwe nwango ibintu mvuze rikumva ibintu mvuze ni ibintu byumvikana buri munyarwanda wese cyangwa umunyarwandakazi yabyumva sibyo wowe ugenga uvuga Icyongereza iby'abanyarwanda bizanye muti ndakubwiye speak English only. Okay, what the name of your all platform? Nyine musubize oya none se yewe ntago mubwenga mbaze wowe bantu tubize mbaze nyuma none ndavuga ne buri wese avuga bitewe n'iki n'igiharimo sibyo bitewe n'igiharimo. Okay, dusoza ikiganiro mu by'ukuri gusa mufite ibiganiro biryoshye mu by'ukuri guys ndashaka kuzongera nkabatumira mu by'ukuri rwose ndagushimiye cyane Vibes ndetse kandi na Dino ndabashimiye cyane muri abantu bagaba cyane mwari mufite ikiganiro rwose kiryoshye ariko si ibyo wenda hawandi numvise ngo mujye gutanga ikiganiro n'iki iminota ikabitujyanye ariko ndagushimiye cyane duhere kuri Dino gira ikintu ubwira abanyarwanda kabisa ubasezera. Abanyarwanda ikintu nabasaba gusa nuko mwankurikirana kuri YouTube Inera TV kabisa hari akazigo ndi gukora kitwa Yuda Comedy kabisa mukomeze musounding kabisa dukomeze dukome kadujambo na Vibes. Icyo nabwira abanyarwanda basezera ewan mwakoze kudukurikirana mwebwe mwaye muri kureba kano kantu ikindi ukeneye kumenya ibikorwa nkora wajya kuri YouTube channel ukareba Inera TV ishaka n'ibindi biganiro birenze wajya kuri IG search Wizboy and Facebook Vibes Image
Okay, thank you so much. Murakoze cyane mwakoze kwitabira ikiganiro hano kuri King Love TV. Nk'uko babivuze, aba basore ni abakinnyi bo ku Ntera TV, kandi mbibutsa ko na boss w'icano nawe akinira ku Ntera TV. So guys, ciao, ndabakunda cyane, kandi mujye mukomeza kubana natwe buri munsi. Ntago tuzabatenguha ku biganiro byiza kandi bitandukanye, kandi icyo nababwiye cyo kiri imbere cy'uko tugiye kujya tubazanira abantu bakaza kwatira story ku byahise. Ciao.